ndakumenyesha ko akanwa kose kakuvugaho ikintu kibi gihita ugakasa direct kandi ntukagenda urakaye cyo uvugira aho ngaho. Yes, niwo muhanuza abyumve. Kuko iyo yumvise umuvumo kinjira mu matwi, burya umuvumo n'umugisha ni ibintu bisaba kwinjira mu matwi y'ubibwiye. Wibuvuga mu matamatama dekarara. Umuntu azizeza umutima akoresha akanwa. Ndagira ngo the power ururimi baduhaye n'ijwi Imana yadu irikoreshe mu kudekarara wanga ibyo bintu ntago bizagaruka mu buzima bwawe. Icyo ni ikintu gifite imbaraga. Yego. Wiyitimwa ngo mbyemere. Ndarambwira ngo ndabyibuka ko nyine ifitiye umwana umwe. Umuntu acaramwanga Imana igiye ngo umugore agiye gupfa ngo ushaka umugore wa kabiri ubyara undi mwana. Ndamubwira nti we urashaka hapfa wawe cyangwa wanjye apfa ajya hese. Ese urumva icyo arimo ambwira koko nibyo. Reka nkubaze. Iwacu nta washatse umugore umwe. Yego. Kandi ndi umurevera. Kandi ndi gusenya karande. Bivuze ngo umugore ndamutse mfakaye nahita nzana umugore wa kangahe? Rwa kabiri. Hanyuma karande irakize irakomeje. Ubwo wa mwana wanjye muteze umutego roge nkuhakanire do imbere y'Imana ihoraho. Ndabizi mu idini ryacu upfushije hari amezi baguha ukagomba kuzana umugore. Ntawe nzazana. Kandi ntacyo muzantwara. Sinshobora gushyira ibirenge muri karande ziwacu. Afazari Imana yanyura mbere yuko karande gukoza kuri Imana yanyura mbere ngataha nta wundi mugore umenye nta wundi winjiye mu rugo rwanjye nibura umwana wanjye nkasigamo bohoye ubuzima bwe simbuhuza na bino bicaniro kuko kwiga arimo ariga neza tudadumukunda simshaka sinkeneye kubyara abana amahara kubiri. Yego. No, niba yarangiriye neza nka breaking gahunda nkiga nkagira abo ntababyize nkagira rwego batarageraho iki nacyo ntago nacyemera. Afazari igihe ureba uyu nataha mbere natashye mbere ntawe nazashaka bashaka bakanyima ijambo ariko karande itinjiye iwanjye kandi urumva ni karande y'isirimu we banza wumva ariko ni insirimu ni tekinike yatari ntabwo ushobora kubyumva nese urabona wapfushije ariko mu gituza cyanjye hagiye nk'abagore babiri ubwo kuri data ashigaje hafi 5 kugira ngo byuzure ako tayari yahateye amatako. Urumva ikintu bisa na hari iby'ubwenge ariko abantu bakurikira karande barayumva. Nifuje gusazana n'umudamu wanjye. Ndakubwiza ukuri ko Imana ngiye ngo umutware cyangwa utware muri iyi myaka nukomeze navuga nti data ntusike ku nyungu z'umwana wanjye kunara breakinze natanze ibikwiriye natanze ibitambo by'umutima n'iby'umubiri n'iby'ubuzima. Yego. Kuvuga ngo sinkeneye kuko iyo twirwanira ubwacu ntabwo turwana kugira ngo turwanire inyungu zacu. Turwanira inyungu z'abacu tunwanira abacu. Ngahibaza n'ukuri akaza akambwirira umwana nabi ndeba ntabwo byavamo kandi ibi bintu hari igihe ubyita ngo ni iby'ubwenge ariko ahubwo satani yakoza kandi kantu kavuguruye urukamubwira icyo bita inyatsi ya moderne cyangwa warayibagiwe inyibutse hari twavuze ngo iki inyatsi ya moderne ni ugutera imbere wenyine bene wanyu nta kintu bafite noneho ku buryo twadufaranga ufite kandi kubera kubakunda utubasaranganyamo ari wowe ntuzamuke ari nabo ntibazamuke satani akabatimburiraho. Niyo bita inyatsi ya moderne kandi ntunabibone ntabyo wabona kandi usanga ngari n'abanebwe none ukumva you supposed to do it utegetswe ukumva you supposed you must ugomba kubera ko ufite urukundo rw'umuryango. Yego. Rero nuvuga ngo nta nubwo uri basige ngo wiruke ugire ibintu ukora uzana. Ndazi neza ko hari abantu bananiwe gutera kujya imbere kubera hari imiryango iri inyuma bagomba kuzamuka ugasanga agasareri kawe karigisha barumuna wawe abo kwa madamu iyo nyatsi za moderne ariko ntago yizi buri hakaba indi nyatsi y'umwanda izana kavuye abona sheke jet izana ibibazo muri nk'uburwayi n'izindi ntambara kandi mu gihe cyose mutarahembwa nta mu rugo nta n'urwara agacurane
habe n'isahani imeneka byose bari terebye, ariko umunsi amafaranga yaje uwo muntu n'ubundi aba yarose apfa. Uyu muntu ikintu kimusaba buri gihe, iyo ukeneye kuburekinga uru rupfu, jya uvuza abantu nawe. Nzi inama nagira bano bantu, nibite mu kuvuza abantu. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Iyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka, niho tuguhaye ikaze. Imana iguhe umugisha cyane. Rero we tugiye kubana muri iki kiganiro. Amazina ni Jerry, abari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda bakoze subscribe. Nawe nimbura umushyitsi, turakwiyegereje cyane. Turi mu cyumweru cy'ubutsinzi, kubohoka ku nzozi mbi, gutsinda inzozi mbi burundu. 7 days of victory over bad dreams. Ndakwakiriye cyane. Urakoze. Umunsi ni Sunday, tuba tugomba kujya gusenga no guterana. Yego. Ejo tuvugana ibyo kurya, wibuka ko umwami Nebukadineza amaze gufata abantu b'i Babuloni, yaravuze ngo umuntu ntoranyize nk'abahungu beza b'uburanga, b'igikundiro, b'abanyabwenge, bazi guhagarara imbere y'ibwami, bitonda, bitegereza, mubazane tubagaburire ibyo kurya byacu. Urumva, batoranije abanyabwenge ariko bagiye kubakuzamo ubwenge ibyo kurya by'ibwami. Urumva ko ibyo kurya bigira impamvu. No kuvuga ngo bafate muri bose batoranyemo abanyabwenge. Banza wumve, abasore beza, yego, b'uburanga, bafite igihagararo, b'abanyabwenge, basanzwe bazi guhagarara ibwami, bitegereza ku kintu cyose, bafite ubumenyi, mubazane tubagaburire ibyo kurya by'Imana yacu, byagomba guca imbere y'igiterekero. Harimo n'ivino n'ibitaribwa n'ibitaro, ko hari ibyo kurya ugatakaza kwizera. Uwitwa abahungu bane bati oya, ngo baca iruhande babwira ati twe tubabarire, ntabwo ibyo cyo twabishobora, twihera imboga n'amazi n'ibishyimbo gusa. Undi ati nibasanga munanutse bazanyica, bashaka kurya nyine ngo babyibuhe. Ati we biduhe nta kibazo, utugerageza iminsi 10 gusa, urebe ko hari icyo tuzaba twanditse. Agiye iminsi 10 asanga abahungu basa neza kuruta bariye bya bintu bizira. Abashyizemo za kiwingu basanga barabusha imbaraga, abashyizemo imbaraga bose, abashyizemo inguru basanga barabusha imbaraga. Kubera iki? Urumva ntabwo nazambaraga zibiryo. So uyu munsi rero narwereka, umvise icyo nashaka kugushaho. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ikintu kijyanye no kurota abapfuye. Burya imva abapfuye, biriya ni ibintu birinkinga na karande, biguhuza na karande y'iwanyu. Buriya kurota uryamanye n'uwapfuye, kurota uganira n'uwapfuye, kurota wambarana imyenda n'uwapfuye, kurota ugendana nawe, noneho no kurota ubwawe. Hari umuntu urota bamushyingura, ariko hariho n'umuntu arota ashyingura umushuti we, ngo narose mpamba umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye muhamba. Izo zo ntabwo zitera akaga, izo zihubwo zisobanura ngo muri wowe nawe hari ibyiyumvo mwe mutazongera guhuriraho. Muri make spiritual no mu bitekerezo yaragushyinguye. Soko wamuhambye ngapfa ngo uzamugira inama ntayumve, numubwira ikintu ntacyumve, mbega ubone ntimugihuza mu buzima. Amatwi ye nicyo bisona kubona ushyingura umuntu wawe. Buriya kurota ibintu by'ubukwe ni ibintu bitari ahanini bishingiye ku ntambara, ariko ikintu kiri mu rupfu
kirimo imva, kirimo serikeye, kirimo amarira, yego, kiba gisobanura ngo ugiye kurwana urugamba ariko ruzarangira n'ubundi ruguhitanye, urutsinzwe. none se iyo mugiye gushyingura mugarura iki? Ntacyo. Tugiye gushyingura tugarura iki? Ifoto. kuvuga ari indabo, ari umuntu, ibintu byose hariya bisobanura ngo ufite urugamba, nutarwitondera urasigara muri icyo kibuga. Ariko kuko turi mu cyumweru cy'ubutsinzi, turi mu cyumweru cy'imbaraga, uko wabirota kose ibanga ufite n'iri rimwe, nuko ntawaguciye umunwa. Iyo uza kuba udafite umunwa n'ururimi, mba nkugiriye imbabazi. Ahangaha uburekingisha kuvuga n'akanwa kawe, ukatura. Erega buriya sinzi, ubu iyo untekerejeho kunkorera ikintu ntucyature ngo ukimbwire, ndakibona. Ntabwo wakibona, nta nubwo wakimenya. Rero iyo uvuze ibintu bikomeye, ko buriya bino bintu ni ukuvuga ngo n'ubundi uzasenga impanuka izaba, n'ubundi uzasenga umwana azarwara, n'ubundi uzasenga igihombo kizaza. Ni ikintu kigomba kukubaho kikakubabaza kandi kikazatwara umwaka kugira ngo bashobora gutwara n'ibihe birebire. Hari umuntu uhomba agahomba burundu byiteka, kongera kwagura agatwe bikagorana, ntabwo bikunda. Hakaba undi muntu agira gutya agapfakara mu gihe gito, agahita abona abantu bamureshya kandi bafite ukuri. Wabonye ukuntu hari abafiyemeri bakora ubukwe, abakobwa bita ngo baracyari gaseke karapfundikiye, bakiri aho ngaho. Yego. Ku buryo kuba hari uwamutenda akamujugunya ugasanga umusore uje kumutwara, ibyo ntabyitayeho. Ndamukunda umwana umwe ku Gikongoro, Imana asenga, Imana iguhe umugisha. Ari umudiyakoni wanjye. Hano ndicara rimwe, ariko se sha ko mbona utibwira bizamera bite? Aranyihorera, yari umuhungu tuzi. Ariko rimwe njyakara arambwira ati rero nari ntaraba na pasiteri nkiri mwarimu, ati mwari ndagushaka. Ni sawa, tujya gusengana, niko kugira mu butayu. Arambwira ati rero buriya, ati burya Imana yaranshubije, ati ariko sindavuga. Ati wakunze ndetse ahitamo mubwira, none se uravangiwe, uri musazi, urarwaye, mu mutwe harakora cyangwa harufu? Natekereje nibashije ukuntu umuntu w'imyaka 20 arambagiza umugore ubyaye 3. Konzi ko nta mafaranga agira, konzi ko nta bundi bucuruzi afite, byakugenda ikibiti. Arambwira ngo mwari, ngo abakobwa barahari, ngo n'abandi beza barahari, ariko umutima wanjye wambwiye uriya. Ariko biza kumera gute? Umuntu bagiye gusengana mu butayu naramuyoboraga, arambwira ati kubaho ntafite umugabo birananiye. Yego. Urumva njye mbura icyo musubiza, ndavuga se abakobwa bakiri mu rugo barababuze, none uwabyaye 3 arabakura he? Buriya kuyobora bamwe ibintu bishobora gutera umutwe. Yaraje ati giyewe ufite ikibazo, tujyana, ati dushaka dusengana, tujya turasenga. Aranyongorera, arambwira ati giyewe nje gusezera ku Mana nawe. Urimo uranyumva? Aje gusezera ku Mana nanjye nawe. Ese kuki usezeyo? Atumva nari mfite umugabo ndamubura kandi mbyaye 3, kandi kwihangana birananiye. Niba muri bano basore nta mugabo impaye, mbabarire nisezere nigendere njye gukora izanjye. Ati naje gusezera. Wamusubiza ikiza? Naramubwiye nti humura wigenda, n'ibisubizo biracyahari. Urugendo rw'Ikanani ntago rugarukira ku mikindo gusa, humura bizaza. Ati ntegereze, tuzasenga Imana bizakunda. Ariko nta musore nari mfite pe. Kandi ikindi nanjye reka nguha amakuru, nari ntarashaka. Mwese mutegereje? Nari ntarashaka nanjye,
nko kubaza ariko ubundi wowe ujya kumushakira abandi ubundi bimaze icyanga ariko uzi kuba mwarimu w'umusore ukuntu bigusha abantu benshi burya umuntu wese yiringaniza nawe ntabwo bikunda gupfa kuboneka kandi jyewe muri head yanjye wapi nta nzozi zaho ngaho zihari hano ndi wanyibwira ati ariko ubundi ubona mwawe utavuga nta rurimi ifite kandi mu makosa ntashobora gukora ntago wazashaka uwo uyobora ntibikunda urumva ndatuje mbuze icyo mvuga ariko ndarizi uko nabyifuzaga wa musore araza arandeba ngo ati nuriya nemeye noneho njyewe nigira nkaho ntabizi yego risubiramo ati nuriya n'abana be nashaka abambwire mbandika ati kuko numva urugo rwanjye rw'abariye ati cya kabiri jye nabaye imfubyi sinkeneye kubana n'umwana ukina ndashaka umuntu nashaka azambwira ibyo ashaka ariko nubaka ubuzima bwanjye sawa yego ndigurutse ariko umva ntiyene simbizi imana izabana ngo ndabafite ariko yego none se yarakwemera ati ikibazo ni ukuzanyemerera agira propose umugore aho kuvuga itahamagara ngo niko ngo ngeze ku rwego n'abana bandambagiza bamenyera none se hazi igisaza cyakutse amenye ngo n'urundi rugero rupfuye none se ubundi yakuje atakuzi kuri mukakana akagiye kuvuga mu izina uri runaka wo kwarunaho n'ubundi ntakuza ataranze ntazi ukuntu ushira isoni ataranze kuki yaje kureba wowe ati yewe ati nzaba ndeba urumva umwe wifuzaga arashubijwe nshatse kukubwira iki buriya ni ukuvuga ngo iyo urota bapfuye n'abandi bose ni amateka yisubiraho uwabyaye abana 3 abonye umugabo kandi bamaze gutera imbere noneho umukobwa uri mu rugo we ntawe abonye kubera ikizo mbaraga ziriho abantu barota ibyo bintu rega ikintu cya mbere kibaho ni ibintu 3 byonyine ntabwo bazi kudekarara n'akanwa kabo kuvugisha akanwa dekararasiyo ni ikintu cya mbere ndadekarara ku mugaragaro icyo bita dekararasiyo ntabwo byumvikana nko gutangaza ni ukwatura ukavuga ibintu ariko mu buryo buri pozitifu yego mu izina rya Yesu mu buryo bwiza ndadekarara ku mugaragaro tayidemorisha iparalyze ndabishenye mbiteye indwara ndashaka kiriya kintu yego gukira ibi bintu by'urupfu ushaka kubivuga intambwe ya mbere koresha akanwa uvuguruza imvugo y'umuntu uwo ari we wese kabone no umuntu uzabura ngo ndabona impanuka imbere jya umubwira uti mu izina rya Yesu nyikuyeho mu izina rya Yesu mbikuyeho nta gatinya ngo ubwo byavuzwe n'akana kabira no icyatumye Imana ibiguhushurira kwari kugira ngo bimveho step ya mbere dekarara koresha akanwa kawe yego vuga uti ndagize gute nanze impanuka nanze uburwayi nanze igihombo kandi ukabihagarara ufite za mbaraga ebyiri nakubwiye ufite ubushobozi kandi ufite n'ubutware ya mbere intambwe ya kabiri ko ndashaka iyo tuvugeho ko mpamvu ushaka kwigarukaho nubwo yaba umuhanuza abatwemera ku isi yose ahanura ibintu bigahita bisohora akavuga ikintu kibi ku buzima bwawe bijyanye n'uko agusengeye ngo mbonye urupfu ubundi ikintu cya mbere impanuka uburwayi urupfu gupfusha gutakaza akazi n'ijambo ngo ngiye kuba ngiye gukorwa n'isoni hita wanamiza n'akanwa kawe mubwire ati in the name of Jesus ndabihagaritse uhagaze mu mbaraga uhita ubistopinga udekarara ubutsinzi kuri wowe yego imbaraga n'ubutware mu izina rya Yesu ndabihagaritse ngo senga ngo ndasenga ngo utangiye guca amaguru uko niba se ndambwira nta amaguru yanjye azagumaho ahubwo witonde ntuhereze iwawe agacika witonde ndakumenyesha ko akanwa kose kakuvugaho ikintu kibi jya uhita ugakasa direct kandi ntukagende urakaye jya uvugira aho ngaho yes niwo muhanuza abyumve kuko iyo yumvise umuvumo ukinjira mu matwi burya umuvumo n'umugisha ni ibintu bisaba kwinjira mu matwi iyo ubibwiye wibuvuga mu matamatama dekarara umuntu azizeza umutima akoresha akanwa ndagira ngo the power ururimi baduhaye n'ijwi Imana yaduhaye rikoreshe mu kudekarara wanga ibyo bintu ntabwo bizagaruka mu buzima bwawe icyo ni ikintu gifite imbaraga yego
winyita imbwa ngo mbyemere. Ndarambwira ngo ndabyibuka ko njye nifitiye umwana umwe, muntecara arambwira ngo Imana igiye ngo umugore agiye gupfa ngo ushake umugore wa kabiri ubyara undi mwana. Ndamubwira nti we urashaka hapfa uwawe cyangwa wanjye apfa ajya heza? Ese urumva icyo arimo ambwira koko nibyo? Reka nkubaze, iwacu nta washatse umugore umwe. Yego. Kandi ndi umurevera, kandi ndi gusenya karande. Bivuze ngo umugore ndamutse mfakaye nahita nzana umugore wa kangahe? Rwa kabiri. Hanyuma karande irakize, irakomeje. Ubwo wa mwana wanjye muteze mu mutego, roge nkuhakanire do ndi imbere y'Imana ihoraho. Ndabizi mu idini ryacu upfushije hari amezi baguha ukagomba kuzana umugore, ntawe nzazana kandi ntacyo muzantwara. Sinshobora gushyira ibirenge muri karande z'iwacu. Afazari Imana yanyura mbere yuko karande gukoza kuri Imana yanyura mbere, ngataha nta wundi mugore umenye, nta wundi winjiye mu rugo rwanjye, nibura umwana wanjye nkasiga mubohoye ubuzima bwe, simbuhuza na bino bicaniro. Kuko kwiga arimo ariga neza, tudada umukunda, simbishaka, sinkeneye kubyara abana amahara kubiri. Yego. No. Niba yarangiriye neza nka breaking gahunda nkiga, nkagira abo ntababyize, nkagira rwego batarageraho, iki nacyo ntago nacyemera. Afazari igihe ureba uyu nataha mbere, ntatashye mbere ntawe ntazashaka. Bashaka bakanyima ijambo ariko karande itinjiye iwanjye. Kandi urumva ni karande y'isirimu, we banza wumva ariko ni insirimu, ni tekinike yatari ntabwo ushobora kubyumva. Nese urabona wapfushije ariko mu gituza cyanjye hagiye nk'abagore babiri. Ubwo kuri data ashigaje hafi 5 kugira ngo byuzure. Ako tayari yahateye amatako. Urumva ikintu bisa na hari iby'ubwenge ariko abantu bakurikira karande barayumva. Nifuje gusazana n'umudamu wanjye. Ndakubwiza ukuri ko Imana imbwiye ngo umutware cyangwa utware muri iyi myaka nukumeze. Navuga nti data ntusige ku nyungu z'umwana wanjye. Kunara breakinze, natanze ibikwiriye, natanze ibitambo by'umutima n'iby'umubiri n'iby'ubuzima. Yego. Kuvuga ngo sinkeneye. Kuko iyo twirwanira ubwacu ntabwo turwana kugira ngo turwanire inyungu zacu, turwanira inyungu z'abacu, tunwanira abacu. Ngahibaza n'ukuri akaza akambwirira umwana nabi ndeba, ntabwo byavamo. Kandi ibi bintu hari igihe ubyita ngo ni iby'ubwenge, ariko ahubwo Satani yakoza kandi kantu kavuguruye. Urukamubwira icyo bita inyatsi ya moderne cyangwa warayibagiwe? Inyibutse hari twavuze ngo iki? Inyatsi ya moderne ni ugutera imbere wenyine, bene wanyu nta kintu bafite. Noneho ku buryo twa dufaranga ufite kandi kubera kubakunda utubasaranganyamo, ari wowe ntuzamuke, ari nabo ntibazamuke, Satani akabatimburiraho. Niyo bita inyatsi ya moderne, kandi ntunabibone, ntabyo wabona. Kandi usanga ngari n'abanebwe, none ukumva you supposed to do it, utegetswe kubikora, ukumva you supposed, you must, ugomba, kubera ko ufite urukundo rw'umuryango. Yego. Rero nvuga ngo nta nubwo uri basige ngo wiruke ugire ibintu ukora uzana. Ndazi neza ko hari abantu bananiwe kujya imbere kubera hari imiryango iri inyuma bagomba kuzamuka. Ugasanga agasareri kawe karigisha barumuna wawe abo kwa madamu, iyo nyatsi za moderne ariko ntago yize buri. Hakaba indi nyatsi y'umwanda izana akavuyo, yabona sheke ije izana ibibazo muri nk'uburwayi n'izindi ntambara. Kandi mu gihe cyose mutarahembwa nta murwo nta n'urwara gacurane habe n'isahani imeneka, byose bari terebye. Ariko umunsi amafaranga yaje, uwo muntu n'ubundi aba yarose apfa. Uyu muntu ikintu kimusaba buri gihe, iyo ukeneye kubreaking uru rupfu, jya uvuza abantu nawe. Nzi inama nagira bano bantu, nibite mu kuvuza abantu. Iyo urota urupfu rumeze gutyo, abana mu ishuri ntibatsinda. Gira abo wishyurira nabo bavuga Imana dore nabikoze. Yego. Urabyumva ariko ndi kubabwira how to break out. Ni nacyo definitely byiteka kutongera kuzirota. Ngewe ubaho buhamya, narotaga mama nkarara nishimye nasaze, kuko mu buzima
n'Imana nakundaga ni mama. Ngira ngo yaza no kubaho hari kubaka byari kungora. Kuko yajya mbwira ati natetse isombe gataniruka. Ko naramukunze bitewe n'uburyo papa yanjugunye ariko mama ntiyanjugunye. Nkamurota nkishima. Ariko rimwe menye ubwenge n'umurota yambwirina narashoye amafaranga narakoze ntacyo ntakoraga. Namurota bigacya birangira. Yego. Munsi wanyuma murose ji zanjye zirashya aho nzigeme barazinsubiza amakarito barayansubiza ji barazinsubiza brand yanjye yose ipfira icyarimwe. Yego. Ngira ngo byameriyore biryohe havumbukamo urwagwa rukomeye. Umugabo ati itumereze iyo brand nyereka iyo formule y'urwagwa vamamara kuja nguha amafaranga nibuka ko uzasinda wese iyo nzoga Imana izabimbaza formule ndayibana ubibitse muri nge. Ubu nta nubwo wayimbwira. Ntibibaho. Uca wazambwira. Ndafite formule y'ukuntu urwagwa rwiza ruva muri marakuja. Kuva muri shop. Ikagira rukoro ndetse nagiye mu laboratoire yagize rukoro ya 18 n'ibice 5. Yego se. Urwagwa rwiza kandi bavuga ngo ni ibiryo niko bavuze ngo n'urwagwa rw'ibiryo ko bikorwa muki bikorwa muri marakuja agasukari gake cyane n'ibindi ntakubwiye. Bitaje yagukiza. Yanyiza ariko je suis pasteur. Kandi ndi mu itorero rihakana ko tutazanywa inzoga. Yego. Tutazakora n'inzoga. Kandi azabona ishyano. Azabona ishyano. Uturira ibisindisha kugira ngo abihe abaturanyi. Kandi byanga byakunda n'ubwambure bwabo urabubona. Rego ubwambure si ukwerekana ibyo twambariyeho n'imico y'umuntu ikajya ku musozi. Nga iyo formule ndayifite buri uko matunda za uko n'ubundi ndabifite muri ndani uri murabibona ndabizi kubikora nka processinga rwose n'ubikajya hariya bagasangana inzima. Rwagwa rushobora guhira iminsi irenga 7 kandi byavuye muri marakuja. Ni marakuja idafite n'isukari n'ibindi ntavuze itarimo noneho nta no gushyira nk'ibikonserve ibituma biramba. Kandi rukamara umwaka n'igice. Kandi uko rutinda rurushaho kugira gute ni wayi ariko you can't kijyamaye miliyoni 5 zo muri 2005 ndanga uyu munsi ni nka 20. Erega hari umuhamagaro twahamagawe muvande hari umuhamagaro twahamagawe ubu ugomba kuwuhagararamo neza. Soro kuva nahagara ndi imbere y'Imana sinongeye kurota mama bibaho. Yego. Ngiye no kumushyingura twamuze mu myaka 30 mu ngiye kumushyingura nabwo sinamurose ibaze ko nageze no ku mubiri we aho uri bawutunganya ndeba ariko ntabwo namurose kuko hari ibyo nakoze. Icya gatatu nicyo nabwira cyagira abantu vuze. Icya kane ntukabeshye Imana ngo nzasenga ntubikore. Niba washije gusenga hita usenga. Ikintu gituma inzozi y'abapfu n'imva bigaruka ku muntu bakora ikosa aricyo twita postponing kwimura ibintu by'amasengero. Niba yapanze hita uyakora. Muranyumva. Ikindi ibintu wumva utazabasha gukora icecekere. So Imana ibaha umugisha. Ikisigaye kituma ushobora ku breakinga bikarangira. Buriya hari ibyaha abantu bakina nabyo ariko ni nyina w'ibyaha byose. Hanze hazaba imbwa. Komeza. N'abarozi. Komeza. N'abasambanyi. N'abakunda kubeshya bakabikora. Nyina w'ibyaha byose no kubeshya. Urumva hano hagiye imbwa, hagiye abarozi, hagiye abasambanyi n'abakunda kubeshya bakagira gute. Iyo ushaka kwirukana umwuka wo kurota bapfuye ikure kubeshya muri wowe. Yego. Murakoze Imana ibaha umugisha. Amen.